Yes, ugubwe neza kandi cyane. Uyu ni Emile Mwami, trainer, speaker, mentor. I love you so much. Iyi nano ni Wise Dream Pro, aho twiga ubuzima, ubukungu ndetse na network marketing. Ntabwo bisanzwe uyu munsi. Niba mu by'ukuri warakoze subscribe, ntashidikanya ko urakurikira ibiganiro byacu. Nimba utarayikora kandi nabwira ngo nyabona gerageza ukore subscribe kandi ukazongera hanyuma ujye ukurikira ibiganiro byacu byo kuri Wise Dream Pro umunsi ku munsi. Aho waba hose hirya no hino ku isi ubasha kumva ururimi rwacu rw'ikinyarwanda cyangwa se ubasha kumva ikirundi, niza nashidikanya ko byanze bikunze uzadukurikira umunsi ku munsi hanyuma ukurikira ibiganiro byacu dutanga kuri Wise Dream Pro. Nta kindi tuvuga n'ibyo bintu twavuze ruguru: ubuzima, ubukungu na network marketing. So uyu munsi turavuga kuki tujya kuri product zacu zifasha ubuzima bukaba bwiza kandi cyane. Ubundi niba uri umusirimu by'ukuri, ikintu ugomba kuzi ni uko ugomba kunywa coffee. Uri umusirimu unywa coffee. Ikindi ukunda impumuro yayo. Ikindi ushaka ibintu bifasha kugira ngo ugire imbaraga, nanone ugira ngo ugire ibyagufasha kujyanye n'imitekerereze. Uko byagenda kose uzanywa coffee. Ni kuvuga ngo niba wakurikiranye neza kujyanye n'ubuzima, turaza kuvuga uyu munsi turaza kuvuga ku kinyobwa cyiza cyane tugira muri company yacu Biotech Global International. Ikinyobwa kidasanzwe gifasha ubuzima bw'abantu kugenda neza, cyitwa HI-COLL Coffe. HI-COLL Coffe ni coffee nziza cyane turaza kuganiraho uyu munsi. Aho uzayibona hose uzasanga handitseho HI-COLL Coffe, coffee idasanzwe. Turaza kuvuga ibyiza byayo, turareba ibintu biyikoze, tuze kureba akamaro kayo, tuze kureba ndetse n'abantu bashobora kuba bagira gute bayikenera kuyikoresha, ndetse n'abangombwa turaza kubabwira n'abatayikoresha ni bande. Bityo naho ugeze muri uje kuri Wise Dream Pro ukareba uriho wiga, umenye uko wakwitwa cyangwa se umenye ko umenye naho wayibariza bayidro n'uwayibaza uwo ari we. So now HI-COLL Coffe ni coffee nziza cyane ikozwe na ingredient enye. Coffee ni nziza imigenero muri rusange. Twavuze kwabonye ko ifasha ubwonko kuruhuka, iraryoha, ihumura neza, ikindi tumuriro ubasha kugira imbaraga. Ikindi twamaze kubona ko coffee aho ibikagera ari hose. Coffee yitwa coffee. Abantu basirimutse nibo bayinywa nyine. Niba nyine uri umusirimu, ubwo byanze bikuze turaza kumenya neza nimba uri umusirimu by'ukuri nuko uzaba ugira gute unywa coffee. Then rero HI-COLL Coffe yifite no izindi nyongera ziyongera kuri ibyo tuvuze, yiyongeraho kuba irimo igizwe n'icyo bita Arabica coffee. Coffee nziza cyane yamaze kugenda itwara ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane, cyangwa se coffee nziza yamaze kugaragara ko ari mu by'ukuri abantu benshi bakunze gukoresha coffee. Arabica coffee barayikunda kubera iki? Icya mbere ni uko ibamo kafeine nkeya. Ni ukuvuga ngo HI-COLL cyangwa se HI-COLL Coffe ni ikintu cya mbere gifitemo nuko ibamo kafeine hafi ya ntayo. Ibyo ni ngo ni bimwe mu biranga Arabica coffee ikozwe n'iyi coffee yacu yitwa HI-COLL Coffe. Ni ukuvuga ngo ikindi kintu nuko usanga abantu bagiye batandukanye bayikoresha kubera ko ibasha kubatera imbaraga. Inajaze no coffee yacu yitwa HI-COLL Coffe. Inuza ingredient ya kabiri yikoze niyo twita cacao beans. Kubera ki cacao beans? Kora mu bigiye bitandukanye. Cacao beans bivuga ngo hari ibinyobwa cyangwa se ibiribwa byinshi uyisangamo. Icyambere mu neza bituma ino coffee yacu cyangwa se HI-COLL Coffe ibasha guhumura neza mu gihe kuko harimo cacao beans. Nzakubwira ko ikintu gituma ibasha guhumura neza niyo cacao beans. Ikindi kintu ikora cacao beans cyangwa se no coffee yacu gituma iba nziza nuko iza igafasha ubwonko gukora mu buryo bwihuse. Bivuga ngo ushaka kongera speed y'imikorere y'ubwonko bwawe, nyabona uzakoresha HI-COLL Coffe kuko iba mu kintu cacao beans. Ikindi cacao beans imara uretse guhumura neza, gukora ku bwonko, buriya ni nziza cyane no mu kintu bita digestion. Umuntu akoresha ntuze coffee yacu yitwa HI-COLL Coffe nimwe mu yikora mu ntuze mu igogora. Basha ko yatuma habo digestion ikoze neza. Hanyuma HI-COLL Coffe indi ingredient nziza cyane yikoze bayita makatongati cyangwa se ni ikimera kiboneka muri Malaysia ndetse na Indonesia. Makatongati iki kimera mu by'ukuri cyamaze kwandika amateka akomeye cyane hirya no hino ku isi ko ni kimwe mu bintu bishobora kuba byavura indwara nyinshi mu buzima bwa muntu. Ni kimwe mu bintu bishobora kuba byafasha ubuzima bw'umuntu ukaba bwagenda neza cyane, ugasanga uri kugenda wirinda indwara zitandukanye ndetse zikanakivura. Ariko noneho makatongati ishobora gufasha abagabo, makatongati ishobora gufasha abadamu.
gute turaza kubirona ikintu cya mbere ishobora kuba yafasha abagabo ndetse n'abadamu. Icya mbere nuko ni imwe mu byo ushobora kuba yafasha kongera umusemburo wa testosterone ku bagabo. Mugabo ukurikira wise uri mu pro nizashidikanya ko uzungukira muri kigo dukora ahangaha. Ibasha kongera umusemburo wa testosterone cyangwa se umusemburo wa kigabo ubasha gutuma ibijyanye n'imikaya ndetse no gukenera gukora imibonano mpuzabitsina bikorwa neza. Icya kabiri nizakeneye ko yongera icyo bita libido, ibyishimo, umunezero wo gukora imibonano mpuzabitsina. Mu gihe abantu bari bakora imibonano mpuzabitsina ushobora kuba ubasha gukora imibonano mpuzabitsina ariko nturyoherwe. Nimba ugira ngo mu by'ukuri bigende neza ubikore ubyishimiye kandi uryoherwe, ukeneye gukoresha HI-COLL Coffee nziza cyane, coffee idasanzwe. Si ibyo gusa ituma umubiri ubasha kugira imbaraga. Si ibyo gusa ikintu bita tongati ikindi cyo ikora nuvuga ngo ishobora kuba yatuma umubiri wawe ugira imbaraga, haba mu cyo bita libido, kongera umusemburo testosterone, ariko nanone ikaba nziza cyane kubera ko iyo ihujwe n'isukari ikomoka kuri stevia ushobora kuba byatuma uri kugira ngo usanga umunsi wawe wiriwe neza mu gihe wagize utabasha gukoresha HI-COLL Coffee, ubuzima bukagenda neza kandi cyane. Bitari ibyo gusa izagufasha kujyanye n'uruhu. Ikindi usanga iragenda igabanya uburyo ki ibijyanye n'ubusazi cyangwa se icyo bita anti-age. Muri HI-COLL Coffee cyangwa se kwitenda tongati yifitemo ikintu cyitwa anti-aging, gusironga cyangwa se kugabanya uburyo cells cyangwa se umubiri wabasha kuba tubasha kuba ushobora kuba wasaza imburagihe, umunaniro ukabije ndetse no kugira imbaraga z'umubiri. Ingredient iri muri HI-COLL Coffee niyo twita collagen peptide. Iyi collagen peptide ituma ino coffee ku isoko mpuzamahanga ibasha kuba product nziza cyane abantu bakeneye. Iyo bita peptide collagen cyangwa se collagen peptide ituma ku ruhando mpuzamahanga coffee yitwa HI-COLL Coffee icuruzwa na Biotech Global. Nagira ngo kwiza ukuri ituma uyu munsi no kwisi bayikunda bitewe n'ikintu bita collagen peptide. Collagen peptide ni zitkomoka mu Bufaransa ariko zikaba zitkomoka ku mafi akomoka ahantu hakonje. Ibi bituma ino coffee ibasha kuba ari imwe mu yagufasha ugasanga amagufa yawe ari gukora neza, arakomeye, havungagurika. Mu yandi magambo nta bintu by'uburibwe ushobora kuba byaboneka mu gihe mu magufa yawe ugasanga nta bihari. Ikindi collagen ikindi kintu ikora ni uko ibasha kuba yafasha uruhu. Ibasha kuba yafasha uruhu rwawe rukasa neza, ntirukanyarare, ntirusaze imburagihe. Ikindi no coffee hari abagira gutyo basanga bakoresheje ayandi ma collagen ariko atari meza. Uwo muntu yakoresha andi ma collagen atari meza, iyo abonye iyi coffee akayikoresha ibibazo ashobora kuba yatewe n'andi ma collagen, ino coffee ibasha kuba yabije gute yabimukiza. Urugero twatanga nakunda kwisiga amavuta akomoka mu Bufaransa. Impamvu yakunda nta kintu ko harimo ikintu bita collagen. Ushobora kuyikoresha wayikoresha ugasanga iyi collagen wisize ntabwo iraza kubitunga uruhu rwawe ruyishimiye. Niba utayishimira ukabika guteza ikibazo, tugufashisha peptide collagen ikomoka muri iyi coffee cyangwa se muri iyi coffee bikaba byagufasha kugira gute ibyo bibazo byose byaguteye kuba wabisohokamo. Ni collagen ni ingredient nziza cyane iboneka muri iyi coffee, inakomeza gutuma iyi coffee ikomeza kuba coffee mpuzamahanga abantu bakunda, abantu bakoresha, ubuzima bwabo bukagenda neza kandi cyane. Wibuke ko nakubwiye ko coffee ushobora kwikoresha ku mpamvu enye. Iya mbere ni uko usirimutse, ushaka ikintu cy'ubusirimu, ubusirimu zo kwambara, ubusirimu no mu mitekerereze ufite, ni uko usirimutse. Icya kabiri ni uko ushaka impumuro yayo. Icya gatatu ni ukugira ngo ugufashe bijyanye n'imitekerereze yawe. Icya kane ni ukugira ngo mu by'ukuri utere imbaraga. Ibyo birashoboka. HI-COLL Coffee uzayongere kubera impamvu nkubwiye bitewe na ingredient zigize zizashyira ibyo ukeneye mu mubiri wawe. In general product yacu ni byo by'ukuri yagufasha iki mu buzima bwawe bwa buri munsi. Icya mbere nibyo namaze kubivuga, izongera imbaraga umubiri wawe. Icya kabiri izafasha ubwonko bwawe. Hanyuma icya gatatu kandi izafasha gukura ibijyanye no kugira agahinda gakabije, byaza kuza bisa naho bisa nabyo ni uko yakora ku bwonko. Hanyuma ikindi ni uko ishobora kuba yagufasha ku bijyanye no gufasha abantu bakora siporo. By the way, bakora siporo cyane, bakora siporo, bakora gym,
ukeneye coffee yacu. Ukeneye coffee yacu. Sibyo gusa niza cyane ko iyifitemo kuba yakura imyanda myinshi mu mubiri, antioxidant. Coffee yacu ishobora kuba yaba antioxidant kuri wowe, ikindi ishobora kuba yafasha uruhu rwawe bitewe na cya kintu twavuze cyo bita collagen peptide igize gute irimo, ari nayo mpamvu coffee yacu yitwa HI-COLL. HI-COLL ushobora kuvuga ngo ni high collagen. Coffee ntabwo ni product cyangwa se ni produit cyangwa se ni coffee ariko ikungahaye ku kintu cyitwa collagen ku rwego ruri hejuru cyane. Hafi 70% by'ibigize no coffee ni collagen, ifasha ubuzima bwawe kandi cyane. Ni bande abantu bakoresha no coffee, ni bande abantu batayikoresha. Number 1, niba uri umudamu utwite ntabwo mbere gukoresha coffee yacu high collagen. Yego, icyo ni icyambere. Icya kabiri, mu mwana w'imyaka y'imyaka 10 ntabwo mbere gukoresha high collagen. Yego, coffee nuvuga noneho umuntu ufite ikibazo cya diabete yemewe gukoresha high-COLL coffee. Kubera iki? Kubera ko yifitemo ibyo akeneye, ariko bakamubwira ko atagomba gukoresha agasashe karenze kamwe. Abandi mwese mwemerewe coffee yacu. Hanyuma coffee yacu wayikura hehe? Yego, wasanga muri shika dukorera mu mujyi wa Kigali, cyangwa se ugahamagara umuntu wayikuganirijeho ukamubazaho wayikura. Ariko high collagen coffee irahari amasaha 24 kuri 28 aho waba uri hose ku isi. Kamubwire aho waba uri hose ku isi HI-COLL coffee ikugeraho, nta limit, uko ni product yamaze kwemezwa n'ibigo byinshi bigiye bitandukanye. Icyo waba uri cyo cyose ushaka gukunda coffee, nyabona mugani HI-COLL coffee. Ifasha ubuzima ukagenda neza kandi cyane, urebe ukumva ufite imbaraga. Cyangwa ngenda yikoresha. So nababwira ngo nyabona yikoresha. Nimero nandi waduhamagaraho ni 0789830900 hanyuma ukagezwaho HI-COLL coffee. Ubundi ukaryoherwa. Enjoy.